aha hantu murahibuka, iki ni igice cya kabiri cyo kuri video ya mbere twakoze tugaragaza ahari inkambi ukuntu hahindutse. Aha twari tugeze ku musigiti. Uyu musigiti uragaragara yuko ukuze. Impamvu ukuze, nta bantu bawusengeramo, warafunzwe. Mu nkambi ya Gihembe nta basilamu bari barimo, n'abari barimo twavuga ko bari bakeya, ariko uyu musigiti barawufunze, ugaragara yuko udafite abayoboke. Aha twari dukomeje kuzamuka turi kwerekana urusengero rw'abadive. Urusengero rw'abadive uyu munsi wa none bararusenye, ariko nubwo barusenye ntabwo byabujije yuko aha mu nkambi hari bimwe mu birango nangwa mu bimenyetso bigaragaza yuko iyi nkambi yabaye ahantu. Iyo ugeze aha ngaha ukitegereza ibi byapa, usanga handitse ngo inkambi ya Gihembe, Gihembe refugee camp. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko hahoze inkambi. Imishinga imwe n'imwe yitwa Plani yakoreraga mu nkambi. Haracyari ibyapa biranga yuko aha hantu hari korerwagamo imishinga myinshi. Twakomeje kuzamuka tugera mu nkambi, tukigenda tubona amashuri. Twabonye amashuri hamwe namwe batarayasenye. Tugera muri gare. Twageze muri gare turakomeza twerekera hagana ku kibuga cy'umupira w'amaguru. Aho hose ni ahantu ugenda ubona hakakwereka yuko hari ibimenyetso yuko hatuwe. Reka dukomeze, iyi video iragenda itwereka byinshi cyane. Iyi twage kore primaire yihe? Umva. Tuno tuntu. Kwa nkangira wahasize hubatse nkaza harabaye amatongo, numva nyine hari ukuntu mba ngize ka emotion. None se harya amarimbi yabagahe? Amarimbi ntabwo ari hano ahubwo ni inyuma hari ahirya gatoya, niho habaga niho hari amarimbi. Niho bagendaga bashingura. Ryaririmbi rya kabiri kuko irya mbere ryari hari amashuri, hararone rya kabiri nagiye ari ryo bari bagukoresha. Aha turi ku kibuga. Mu byukuri iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru. Iki kibuga cy'umupira w'amaguru izamu ryabaga hano muri iki
gutya habaga izamu ababyibuka ahangaha hari iri zamu ni izamu rya rindi ryegereye ikageyo hari akaba izamu ryegereye ku Ruyaga tuvuga ngo kiriya gice hano ni izamu ryegereye ku Ruyaga bo hari abakinnyi rero bagiye bazamukira batwibutsa gato mu by'ukuri nababibutsa kandi ndanabashimira n'abakomeje uyu murimo. Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, ni ikibuga twagezeho twongera twibutsa amateka amwe namwe. Ayo mateka ntabwo twayibagiwe. Iki cyari ikibuga cyari cyarubakiwe abantu bo mu nkambi ya Gihembe kandi cyakiriye amarushanwa menshi. Ayo marushanwa harimo ikipe yavuye Ingarama yaje gukina n'ikipe yo mu nkambi ya Gihembe ndetse n'ikipe yavuye ku nkambi ya Kiziba ariyo nanone yaje gukina n'inkambi ya Gihembe. Aha hose hagiye hagaragara amateka menshi cyane akiri mu nkambi ahahoze inkambi ya Gihembe. Kundaga kuza abasaza bakuze bakahakaza umugabo witwa Kabira wari anahari atuye hano hirya muri atuye state atuye Kansas atuye muri Missouri. Yes aracyariho yawe ariho ndanamusuje by the way Kabira gusuje nageze ni wawe ati kurabyibuka. Yes nuvuga ngo bakundaga kuza hariya bakundaga umupira wabonaga ari abantu beza cyane bakundaga agapira. Urabona hariya reka nkwereke urabona hari ahagaze uriya mwana n'urugero hari hejuru baturukaga hariya bose bahari buzuye ukabona iki gisima impamvu bagikoze gutya amazi kera yarazaga agace mu kibuga mo hagati baravuga bati rero kiri kwangiriza ikibuga ahubwo bahitamo kuvatireka bakore kari agasima amazi azaje anyura irahirya atembe. Wabonaga rero ari ibintu byiza bishimishije vraiment. Abakobwa barazaga, abamama barazaga, abasaza barazaga. Wabonaga ko kuba hano byatumye tugira ubumwe bwinshi cyane, byatumye impano zigaragara. Byarashimishaga kubona umwana w'umukobwa avuga ati agiye mu izamu. Hano habaga amakipe y'abakobwa ariko ngo n'urukundo mufite iki gihe murukesha ahantu. Mu by'ukuri niyo mpamvu uzasanga hano bahita ngo nagasozi kumugisha. Impamvu tikita Blessing Hill nuko nahantu twarahakuriye ntabwo byabaga bike agashera kuko hano hari ingeri nyinshi arabanywaga agasube bakitaga agasube n'agasururu. Yes ariko ngewe nakundaga n'ubushera nanywaga niyo mpamvu ndavuga abantu twasangiraga. Yes twasangiye ubushera ku mubyeyi witwa Yaya ndanagusubije ndabizi uri muri bita Yaya komera cyane. Yes Yaya yatekaga agashera keza karyoshye. Hari yaratuye hese buriya ushobora kuvuga ati yaratuye ahangaha nubwo hakitakira amazu ushobora kuvuga ati yaratuye ahangaha ukawuherekana. Mu by'ukuri aho Yaya yaratuye reba hara muri utu duti ukazamuka hejuru gatoya hari ahantu bitaga ku Kibikira. Aho hantu rero niho yaratuye mu by'ukuri. Ni haruguru ya amadushe. Yes ni haruguru gatoya hari habaga n'amadushe. Mu by'ukuri twajyaga kunywera ubushira kwa Nyirabyengukwe. Yes Nyirabyengukwe yabakiriho ariho ari muri Tennessee. Twesina ni mama Gatesi ndanamusuje mama Gabire. Yes mama Kabeba yose n'amazina abana be ndetse no kwa mama Gafeza. Mama Gafeza ni mama yarashigishaga ukabona ni byose bigenze neza. Twajyaga kwa mama Kabera nangwa se kwa mama Bwiza hose twanguraga gushira ahantu hose ashoboka twangwere gushira hose muri ibyo byarangura bamwe bafatiraga kugira ngo twahanyuze. Ndetse hariho n'ahandi haje kumva umubyeyi washigishaga gushira twakunze kujya imisi yagiye yicuma abandi bakagenda bavuga gutyo bigenda bibindi. Rero amori dusoza iyi episode hano ku kibuga hari akantu nshaka kubaza gato. Ese iyo nk'iyo umupira wagwaga iriya nabonaga ari mu manga ese nta bantu bigeze bahavunikira hano mu manga? Nkukuvuga ngo abantu ibaze ko igihe umupira wagwagira hepfo wabaga wagwira hepfo umupira ugahagarara iminota 15 kandi abaga ari umwe. Noneho umupira ari umwe nta wa kabiri nuko ngo bagategereza bakareba ikiza. Twari dufite abana bakunda umupira babaga bari hano bategereje ko wagwa bagahita akabahagaze nka gutya
yabona umupira uraje urarenze agahita gukurikira akawirukankaho noneho byari n'amahire kuko baro zagwaga hejuru y'amashitingi nyine umupira ugasigaramo hagati ni ukuvuga ngo aho ngaho uhagaze ikibuga ngiki abatuye aha ngaha barakibona ndetse baranahibuka hari hejuru hose hari amazu nubwo atakihari ni ukuvuga ngo iki kibuga hano n'aba munsi hari amazu aha hose hano ureba hameze nk'ubuhinge hose yari amazu ariko hariya mbona amashashi hari kimoteri hariya ureba hari kimoteri hano ureba hari asa nkaho hari udutafari yari dushe ariko ntago bayikundaga kuyikoreramo cyane ariko yari hari nk'ubu wibukije abantu babaye aha ngaha ubu hano ni quartier ya kangahe iyi quartier hano iyi quartier hano ya 12 Amoni rero turagushimiye kuri episode iyi quartier ni ya munani yes ni ya munani katugushimiye kuri episode dukoreye hano ku kibuga hari igihe hari akantu ntagenda ntavuze match ya Rwerere ndetse na Kiyovu yes nango hano habaga match kwa Dafu namushakaga Dafu nakundaga nuko nateraga take Dafu nakomeze cyane rwose Dafu hari abakinnyi rero bagiye bazamukira hano batwibutsa gato mu byukuri nababibutsa kandi ndanabashimira n'abakomeje uyu murimo harimo umuntu wamamaye cyane na nubu ni cyamamare muri ibi bihe ndi gukora video yitwa Rugamba yari umukinnyi ukomeye cyane Rugamba yari umukinnyi arakina ukabona agapira aragatera neza ukabona ni byiza hariho nundi witwa Gafish Gafish nawe hano yahatera agapira neza cyane ibintu biraryoha harimo nundi witwa Nyirimpeta yakiniye hano harimo Gasirimu harimo uwitwa Karisa Jire yakinaga kuri gatatu wabonaga kari gukina neza cyane ukabibona Amoni rero ntaguciye mu ijambo gaturangize episode yaho kibuga bashimira ko mukomeza gukora subscribe kuri Amon Official ariko bira abakunzi bawe bagukore subscribe ni ibintu byoroheje just kora sub like, comment and share. That's enough. And I really appreciate you, man. Thank you so much. Thank you. Peace out. Anaitwa kwa Dudu. Hano salama salon de coiffure. kano kaimaje ahubwo ni sawa arahindutse angaha habaga huzuye movement y'abantu bari mu nkambi baje guhaha bava mu guhaha bajya mu mipira abagiye Kigali hano habaga hari abantu bahamagara abantu bajya mu baje gukatisha amatike abakozi baza gutangirira abantu hano baje kurwanira abantu n'amasosiyete atandukanye